yego ubuhanuzi nabwo burakomeye. yego bere pota ya bando ya sekaje zimora yego ngaho ongera uri bota ya sirije zimora Mana ishimwe cyane yangije irambwira ngo nimbaho imitaka rere bota ya mando rambwira ngo nimwakire imitaka amina 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 Mana ishimwe cyane hakira umutaka wa mubyeyi we hakira umutaka wa mukobwa we hakira umutaka wa musore we hakira umutaka wa mugabo we rere bota ya mando ya sikajezi hakira umutaka mu bucuruzi rere bota ya mando hakira umutaka mu byukora mwikoreza abigishwa yego imitwaro basogokuruza yego batashoboye kwikorera. Imana ishimwe ndetse natwe nuko natwe nuko haleluya Imana ishimwe sa uyi ni imitwaro nikoreye haya ni amabuye batwikoreje rere bota ya mando batwikoreje amabuye tudashoboye batwikoreje imitwaro bagerageje Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. basuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu twongeye kubana n'umukozi w'Imana, duhora tubana umunsi ku munsi. N'uyu munsi twongeye kubana kubera ko Imana yamuhaye message agomba gutangariza abantu bayo. Reka tumusabe abasuhuza. Uraho neza? muraho neza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe cyane cyane. Amakuru ni meza. Ndacyari wa wundi sinjya mpinduka. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi nanjye ndabakunda. Mujya mungaragariza urukundo cyane. Njya bamagarwa n'abantu benshi. Ariko bivuga ko mu nkunda. Niyo mpamvu rero nanjye mbakunda bigatuma ngaruka kugira ngo tubane. Yego. Nukuri. Muri yaravuze ngo kubana kwacu twiza, kubana kwabo kwiza, barahugura. Barahugurana. Bere kugwa mu byaha. Bere kugwa mu byaha. Amahoro. Ahubwo tubona iki? Amahoro. Ngo umwuka hamagara abisi yose. Ngo bazabishyora umwongeri abumwe nta wa kabiri. Nta wa kabiri. Yego. Nuko tuje, nuko twinjiye mu kiganiro. Nuko twinjiye mu kiganiro. Ndabakunda mwumve ko mbakunda, ninjye wa mubyeyi Imana iri gutuma muri iyi minsi. Nitwa Habanege Solange. Yego, ndi umumama w'abana 5. Yego. Urakoze cyane, abantu baragukunda ubushize. Hari umuntu umwe wo mu Mutara yararimo arareba ikiganiro cyawe, yararimo hano muri iki kigo, hari habereyemo ubukwe. Yego. Ari kukireba ati Mana yanjye bati nyiri yicano ninda mpe nimero z'uyu muntu ati ko namubuze mba ndamuboye amba mugezeho ambaje nsangane cano yanjye ndamuha nimero zawe. Baramamagaye. Undi mama Kicukiro wamamagaye. Yego. Ni benshi sinajya kubarondora. Hakurya ibwota amasimbe naho barakwemera. Hakurya muri Amerika baranyemera. Karibu nisengesho rero. Murakoze cyane. Mana data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri rubasha, ururukubane natwe. Haleluya. Muri iki kiganiro aya masaha sabye umwuka wawe wera, twe ntacyo twabona twavuga, ariko we nyakubaha Imana dushobozwa nawe. Nta wundi wadushoboza atari wowe. Haleluya. Hari twebwe twakwiyobora, ariko rere bota ya siri ntabwo dukeneye kwiyobora, dukeneye kuyoborwa nawe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze rero urakarama, urakoze nyir'ubutware, dore ko byose mbisabye nize izina ryawe Kristo. Amen. Amen. Mu izina rya Yesu mbaje guca ikintu cyitwa umwuka mubi w'umwijima. Amen. Yego. Mu izina rya Yesu. Yego. Nagiye kubura rero
agiye gukora mbona ikintu cyitwa umwijima kije mu maso yasize impamvu uje. Niyo mpamvu ze ngo mu izina rya Yesu ikintu cyitwa umwijima gikurweho. ahavugirwa Imana abadayimoni baraharwanya kandi babahe nta nubwo ari nyogosenge waduhamagaye uretse data wa twese uri mu ijuru niwe waduhamagaye kandi nzi ko nawe uri bunkurikirane yaraguhamagaye kandi mu kuguhamagara agufiteho umugambi mwiza nta kintu Yesu ajya akorera guhomba ikintu cyose Yesu aba agifiteho umugambi mwiza. Yego reka rero tukwakire noneho kugira ngo twinjire neza mu butumwa Imana yaguhaye. Murakoze cyane. Njya nkunda Imana rero buriya nkunda Imana ko inyobora itanyoboye nagwa ariko Yesu nkunda akajya anyobora. Muri iyi minsi nari maze iminsi ndwaye ariko nubwo nari ndwaye nari ndi gusenga mbwira Imana ngo wenda mu maze iminsi mutambona nkora ibiganiro ariko nubwo ntazaga narindi gukonetikana n'Imana nasabaga umwuka wera kugira ngo wongere unyobore bundi bushyashya kuko twebwe tuyoborwa n'Imana tuyobowe n'abantu twagwa. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ujye unyemerera uyoborwe n'Imana kuko iyo wayobowe n'Imana ntabwo uyoba. Iyo Yesu yakuyoboye ntuyoba. Iyo Yesu yakuyoboye akakuyobora ku muntu ntabwo uyoba. Ariko Yesu yakuyoboye neza ugenda neza. Niyo mpamvu nababwiye ngo nubwo maze iminsi ndwaye mutambonaga ariko nayobozaga inzira nabwiraga Imana ngo nyeneye icyo mbwira ubwoko bwawe. Nubwo benshi bavuga ngo abantu baza ngo ku mashosho media ngo abenshi abari abatekamitwe abenshi hari icyo baba bakeneye ku bantu ntacyo nta na kimwe. Umuntu nakuzanira ubutumwa ubwakire uvuga ati nyamara harimo ibyanjye harimo ibyawe murambabarira urarwaye ndarwaye. Yego niyo mpamvu nkubwira ngo nujya wumva icyo umwuka wera kubwiye ujye ucyumva kandi ucyumvire. Icyo gihe hazaba harimo icyawe niwumva hatarimo n'icyawe hazaba harimo icya mugenzi wawe. Imana ishimwe cyane. Ariko icyo nzi cyo nta muntu ubaho nta kigeragezo nubwo waba ufite warize amashuri uko yabangana kose ntihabura ikigeragezo kikuzaho. Ushobora kuyiga Imana ishimwe ukabura akazi. Ushobora kuyiga umuryango wawe ukakwanga. Ushobora ndikwaga ngo nta muntu utagira ikigeragezo. Ushobora kuba ufite ubutunzi bukomeye niko nyambwira abantu njya mbabwira ngo ubutunzi butarimo Yesu ntacyo buba bumaze. Waba ufite imodoka nziza uyigendamo udafite Yesu nta kintu biba bimaze. Ahubwo icyambere banza ushake Yesu. Numara gushaka Yesu n'ibindi byose biri bwizane. Njya mbwira abantu ngo Yesu iyo umufite aguha byose. Iyo ufite Yesu aguha akazi keza. Iyo ufite Yesu aguha ubutunzi butarimo amarira butarimo n'amaganya butarimo no kwifuza yewe. Iyo ufite Yesu akuyobora ndavangwa kuyobora mu nzira nziza. Nagakuyobora iyo ufite Yesu nakuyobora mu busambanyi. Iyo ufite Yesu nagakuyobya ngo akujyane mu businzi. Iyo ufite Yesu nagakuyobya ngo akujyane mu bujura. Iyo ufite Yesu nagakuyobya ngo ujye kunywa urumogi. Iyo ufite Yesu arakuyobora mukagendana neza. Iyo ufite Yesu nubwo abanzi ubu bafite ariko nzi neza ko iyo ufite Yesu bigera igihe babanzi bagacika intege. Babanyeshari bagacika intege kuko uba warangije gukomeza urugendo. Imana ishimwe. Uba warangije kuvuga ngo ngewe namaramaje. Imana ishimwe. Njya nkunda umuntu umaramaza.
iyo wamaramaje ubona byinshi, iyo wamaramaje ubona icyo utari ufite muri wowe. yego icya mbere iyo wamaramaje, yego iyo nta shyari ufite mu mutima, muzi ishyari kari ishyari ribi. Ishyari ryatumye Kayini na Abeli bari bene se bakicana, bituma Kayini yica Abeli. Bari abavandimwe, bavaga indimwe. nta nubwo umwe yavugaga ngo avuye kwa nyirasenge cyangwa avuye, bavaga indimwe. niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo reka amashyari, ushaka Imana, ibindi biharira Imana. uri umukozi w'Imana ufite ishyari kuri mugenzi wawe, uri umuvugabutumwa ufite ishyari, oya, ntago byakagombye ko bibaho. nimureke dushaka Imana, ibindi tubyihorere. dutumbire ijuru ryonyine, kuko nta kindi Yesu ashaka. ashaka ko dutumbira ijuru. nicyo cya mbere, nicyo mbona ku Mana. mureke dusome ijambo ry'Imana. mumbabarire mbarazanye amagambo menshi, mumbabarire. ariko ngomba kuvuga Yesu. Yesu atariho wabaho. Yesu atariho ntago ndabwira wowe uri kunyumva, Yesu atariho ntiwabaho nshuti yanjye. n'ibyo uri kubona imbere yawe byaba ari iki? byaba ari ubusa. wabitunga bikaba ari ubusa. waba ufite umugore mwiza udafite Yesu ukarira, kavuga ngo kubera iki? Imana ishimwe. ariko numugira ukaba ufite Yesu, nawe akaba afite Yesu, urwo rwaba ari paradizo. abari paradizo nshuti yanjye, abari paradizo, papa, abari paradizo. Haleluya. uratambuka ukagenda umeze neza. kubera iki? urugo rwawe rurimo Yesu. ushaka kuba umufite kandi afite Yesu, ukabona nta Yesu afite, kandi nyamara Yesu ari iwawe, ukaba uri kumutesha agaciro. witesha Yesu ikintu, Yesu agaciro. reka dusome ijambo rero ryakozwe n'intumwa. uransomera umurongo wa 15, ibice 15. si 15 ku murongo waho wa 10, kugira ngo twumve icyo Data wa twese uri mu ijuru ari buvugane natwe mu buhanuzi mbazaniye. kandi nzi ko buri muntu wese ari bwiyumvemo, cyangwa umuntu wese akakira ibye. nzi ko Yesu uri bwakira ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusomere wahageze. Ibyakozwe n'intumwa ibice 15 umurongo wa 10. Yego. Niko niki gitumye mugerageza Imana, mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza. buretse gato. Yego. ijambo riravuze ngo niki gitumye mwikoreza bene se. siko rivuze? Yego. komeza. mwikoreza. Imana ishimwe. haleluya. batwikoreje imitwaro, batumye tudatambuka. ese wa muntu yagiye hehe? reka mbikore mfite urugero, kuko nindangiza ndafise ubuhanuzi wa mugani w'umurundi. urafise impamvu? ndafise impamvu. yamabuye araremeye, ariko murambabarira ndi wiyikorere. nkora iki? ndayikorera da. Imana yakubwiye. ndakora iki Imana yambwiye. icyo mirokoro zirambike hasi. nzirambike nta kibazo. ubwo urakomeza usomera ikintu cyitwa ijambo. aya murabona ko ari amabuye. yego. ubuhanuzi nabwo burakomeye. yego. Vere pota ya bando ya sekaje zimora. Yego.
ngaho ongera uritangire iryo jambo. niko niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera? Ngo niki ndetse natwe subira hejuru gato yaca. Ngo niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa yego imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera. Imana ishimwe. ndetse natwe nuko natwe nuko. Haleluya. Imana ishimwe sa. Uyi ni imitwaro nikoreye. Haya ni amabuye batwikoreje. Rere bota ya mango batwikoreje amabuye tudashoboye. Batwikoreje imitwaro. Bagerageje Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Iyi ni Imana bagerageje. Niba baratwikoreje iyi mitwaro, ni imitwaro iremereye cyane. Kandi iyi mitwaro urabona ko nanjye naniye. Ndi umwana ariko ngo bagerageje Imana, barangije batwikoreza ikintu cyitwa imitwaro. Iyi ni imitwaro. Mana yambwiye ngo nimbabwire ngo iyi ni imitwaro. Aya ni amabuye bakwikoreje. Rere bota ya mango. Wa mubyeyi waya ni amabuye bakwikoreje. Ibi ni ibigerageje, izi ni intambara bakwikoreje. Ariko Yesu uri mu ijuru yambwiye ngo mbabwire ngo aya mabuye yabikoreje ngo arayabatuye. Imana ishimwe. Rere bota yasirije zimura yambwiye ngo abatuye amabuye kuko babikoreje imitwaro mudashoboye. Bararebye babona ko rere bota y'abantu barangije babikoreza imitwaro. Iyo mitwaro ariko data wa twese uri mu ijuru yambwiye ngo nukuri arirahiriye ari mu ijuru ry'abera abatuye imitwaro. Ya mitwaro yatumye utabya, ya mitwaro yatumye udashaka ngo byemere, ya mitwaro yatumye utubaka ngo byemere. Ariko data wa twese yambwiye ngo nimbabwire rere bota yasirije zima ngo agutuye imitwaro. Wa musore warize n'ibyakwemera, wabuze akazi kandi akazi gahari. Iyo ni ya mitwaro bakwikoreje, bayikwikoreje ukivuka. Ariko Yesu uri mu ijuru ryawe yambwiye ngo agutuye imitwaro, agutuye amabuye. Nagiye kubona mbona na amabuye. Ibuye ntago warimena, ariko nta wundi ugomba kuribena uretse Yesu wenyine. Nta wundi ugomba kuyagutura. Rero Imana yambwiye ngo ni Yesu wenyine ugomba wagutuye ari amabuye. Wari umaze iminsi uyagendana, wajyaga mu kazi uyafite, wowe numenye ngo ese kubera iki ndakora sinera imbere, ni ukubera iki? Ariko ngo ni amabuye bakwikoreje. Ariko data twese yambwiye ngo yayagutoye. Rere bota yasirije zimora, rere bota y'amando yaseka. Witeka yambwiye ngo nimuhumure ngo ari kumwe namwe kuko arangije kubatura amabuye. Mabuye babikoreje, nambara zabaye intambara. Warashatse mu miryango barakwanga, ariko Yesu yambwiye ngo ayo namabuye bari barakwikoreje. Imana ishimwe cyane. Uri Buraya ariko ufite amabuye wikoreye, uri muri Amerika ufite amabuye wikoreye. Uri rere bota yasirije zimora, uragenda bikanga, uratambuka ukabona biri kwanga. Ariko data wa twese uri mu ijuru yambwiye ngo agutuye amabuye abantu bakwikoreje. Rere bota y'amando urarurira, mashuka wayagize amarira gusa, urabyuka ukabona buriri buruzuye. Ariko Yesu yambwiye ngo dore yagutuye amabuye, aguhojeje amarira wamurize igihe kinini cyane. Rere bota y'amando ufite ibikomere umaranye igihe kinini, ariko Yesu yambwiye ngo dore yomoye ibikomere mu mutima wawe. Imana ishimwe. Amen.
rere botayasiri yambwiye ngo agutuye amabuye kandi avuye ibikomere umaranye igihe kinini. Byo bikomere uragenda ugasubira inyuma urakora bikanga kavuga ngo se ni igiki nakoreye Imana. Imana yambwiye ngo ni amabuye wari umaze igihe kinini wikoreye bakwikoreje, ariko Imana irangije irambwira ngo irayagutuye. Imana ikugirire neza. Rere botayasirije zimora Imana ishimwe cyane. Rangije irambwira ngo nimbaho imitaka rere botayamando, rambwira ngo nimwakire imitaka. Amina 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 amina. Imana ishimwe cyane. Hakira umutaka wa mubyeyi we, hakira umutaka wa mukobwa we, hakira umutaka wa musore we, hakira umutaka wa mugabo we. Rere botayamando yasikajezi, hakira umutaka mu bucuruzi. Rere botayamando, hakira umutaka mu byukora. Ni wakira umutaka. Rere botayamando yasikajezi mora. Barakwanze ariko data wa twese uri mu ijuru harambwiye ngo ni wakira umutaka ntago uzanyagirwa kuko Imana iri kumwe nawe. Rere botayasirije zimora. Imana dore ikuyeho imvura wari ugiye kunyagirwa, ariko Imana iri mu ijuru dore ikuyeho imvura kuri wowe. Niyo mpamvu iguhaye umutaka, iragutwikiriye. Wowe ufite ubukwe Imana iragutwikiriye. Ni wakira umutaka w'Imana, akira kubyara. Rere botayamando, we wabuze akazi Imana iguhaye umutaka, ni wakira akazi kumugisha. Rere botayamando, kura iyo diplome ubitse. Imana ishimwe cyane. Imana yicucagiye amazi yayo. Rere botayamando, Imana ikugiriye neza. Imana iguhaye akazi, nujye kudepoza byemere. Imana igukuyeho igisuzuguriro, maze iminsi ugenda n'igisuzuguriro, ariko data wa twese uri mu ijuru aguhaye umutaka nkukuyeho igisuzuguriro bana b'abantu bagushyizeho. Rere botayamando, nkukuyeho icyangiro kuko ndi Uwiteka Imana. Harakubwira ngo tuza, ndi Imana yimanukiye nje gukorana namwe iby'ubutwari kuko ndi Imana ishimwe. Ayiwe Mana Mana Mana, yo Mana 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 Mana, Yesu we yo. Baraka n'amavuta Yesu. Rere botayamando yasikajezi. Imana irambwiye ngo dore igihugu cyacu Imana igishize mu mutaka. Rere botayasirije zimora, hataka yamando yasika. Imana ikuyeho abantu benshi impfu yemwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yo Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Imana irambwiye ngo itsibye imva z'abantu benshi. Rere botayasirije zimora, rabwira ati bana banjye ndabakunda, ati manuke kubagira neza no kubatabara kuko ndi Uwiteka. Rabwira ati nimuhumure, ati ndi Imana iri mu ruhande rwanyu, ati ndi mu ruhande rwanyu mu bishe yaturuka hehe. Rabwira ati ndi mu ruhande rwanyu rero ndi imanukiye kuko ndi Imana ifite imbaraga. Rabwira ati nimutuze, ati ndi Imana nyiri icyubahiro ivuganye namwe ayo magambo. Shalom shalom. Imana ihabwa icyubahiro. Ukiri muri ayo mavuta nyine, reka ngusabe kugira ngo udusengere, usengere abari badukurikiye, ubasabe umugisha. Yego murakoze cyane. Uratambutsa nimero ya telefone kugira ngo uwakenera ko musengana abe yakubona. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Nomero yanjye ni 079 597 820 07 0789 597 820 Mana data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye,
uri rubasha, nyemerera cyane Uwiteka Nyiringabo, ugire neza ubwoko bwawe, ubutabare, ububere Imana, ubere ku rugamba, uburwanire kuko uri Imana ifite imbaraga. Urakoze rero, urakarama, urakoze nyir'icyubahiro kubw'utabaye ubwoko bwawe, urakoze mwami w'abami kubw'urengeye ubwoko bwawe. Mwami ndagushimiye, ngakomeza ubane natwe, utugire neza muri byose. Amen, amen. Urakoze cyane, wari wabanye natwe. Imana iguhereza umugisha, kandi umukozi w'Imana nawe turagushimiye. Uwiteka akomeza kwagure muri byose. Shalom. Urakoze.